Reka nze mbagezeho aya amagambo y'ubwenge, amagambo akomeye. Ijambo rya mbere, kwihenda gukomeye ni ukuhe? Kwihenda gukomeye nguku ni ukubaho nk'utazapfa, bigatuma utita ku iherezo ryawe, ukagira ngo uzabaho iteka ryose, bikakwibagiza ubundi buzima. Kwihenda kundi gukurikira ni ukubesha umunyabwenge, kuko burya kubesha umuntu udafite ubwenge bwinshi biroroha cyane kandi akaba yogendera muri icyo kinyoma. Ariko kwihenda gukomeye ni ukubesha umunyabwenge, kubera bwa bwenge bwe bwinshi aragutahura, ntakumvise aya matwi gusa, ahubwo arabikencura ibyo umubwira akamenya yuko umubeshe kandi ibyo umubwira atarahari. Ari nayo mpamvu rero kubesha umunyabwenge bigoye cyane, cyo kimwe tudashobora kubesha Imana, kuko Imana ni umunyabwenge w'abanyabwenge. Tiwibesha ngo urera utera, tiwibesha ngo urasenga udasenga, tiwibesha ngo ufite ibyiringiro by'ubuzima utabiharanira ibyo byiringiro. Uko ni ukwihenda gukomeye. Kwihenda gukurikiraho ni ukubaho muri imagination, ni ukubaho ubuzima bwawe buri muri imagination, ukayimagina buri kimwe cyose, ukayimagina ko uri umwana w'Imana. Hari abantu batuye muri imagination, bakiyimagina gusa n'umwana w'Imana kandi ataba mu rugo rw'Imana, akiyimagina ko yera kandi atera, akiyimagina yuko ari mu nzira igana mu ijuru atazi n'aho iherereye, akiyimagina yuko azabona Imana atabiharanira. Guhora mu buzima bwa imagination, kwiyimagina ko ni ukwihenda gukomeye. Ngibyo bimwe mu bigize kwihenda. Ijambo rya kabiri ry'ubwenge, kubaho neza ntabwo ari ukunezeza buri wese, ahubwo ni ukubaho ntacyo umutima wawe ugushinja, ni ukubaho ntacyo umutima wawe ugushinja. Uko niko kubaho neza. Naho abakurwanya bo ntabwo bazabura, bazizana, n'abagutuka ntabwo bazabura, nabo ni uko baziyongera, n'abakubeshyera nabo ni uko ntabwo bazabura, bazaba benshi. Ahubwo kubaho neza no gutuza no kugira umutuze mu mutima wawe ni ukubaho ntacyo wishinja. Irindi jambo rigize kubaho neza ni ukubaho nk'utariho none, ahubwo kuzabaho iteka ryose. Ijambo rigize kubaho neza ni ukubaho nk'utariho none, ahubwo nk'uzabaho iteka ryose. Naho iyo uriho nk'uriho none bituma wita ku bya none gusa, ahubwo ntiwite no ku bizatuma ubaho iteka ryose. Ariko iyo ubayeho nk'utariho none ahubwo nk'uzabaho iteka ryose, wita ku bya none warangiza ukita no kuri biriya byose bizaguha ubuzima bw'iteka ryose, no kuri biriya byose bizatuma ubaho iteka ryose. Ngayo amagambo y'ubwenge. Ni iki ukuyemo? None se ubwenge ibwo ni iki? Ubwenge bugizwe n'ibintu bine. Ijambo rya mbere, ikigaragaza ubwenge ni ukumenya kureba. Ikigaragaza ubwenge ni ukumenya kureba, ukareba ibyo ureba ndetse ukareba no hirya yabyo. Bisobanura ngo ukamenya gushishoza. Si ukureba gusa, ni ukureba. Kureba biguhesha gushishoza. Ijambo rya kabiri risobanura ubwenge ni ukumenya kumva. Iyo wumvise neza
biguhesha gusobanukirwa. Kandi gusobanukirwa bica mu kayungiro se cyangwa mu kayunguruzo gatuma usobanukirwa neza ibyo wumvise. Ngicyo ikigaragaza ubwenge ni ukumenya kumva. Ikindi kigaragaza ubwenge ni iki? Ikindi kigaragaza ubwenge ni ukumenya kuvuga. Kandi kuvuga nabyo ubiheshwa no mu gihe wakoze igikorwa cyo kubanza ugakolekisiona amagambo yose ukayashyira ku munzani, warangiza ukamenya icyo uvuga. Ndavuga iki, ndakivuga mu wuhe mwanya. Uko niko kumenya kuvuga. Kandi kumenya kuvuga nabyo biri muri bimwe bigaragaza ubwenge. Inkingi ya kane igaragaza ubwenge ni ukumenya gutekereza. Kuko iyo dutekereza ibivuye ku mitima yacu. Noneho kugira ngo umenye gutekereza, iyo byose bivuye ku mutima urabifata ukabikencura. Warangiza kubikencura ugafata ibizima. Iyo watekereje neza n'imyanzuro iba myiza. Iyo watekereje neza n'ijisho rireba neza. Iyo watekereje neza n'umubiri ukora neza. Akenshi aha niho abantu bazabapfira. Iyo watekereje nabi nicyo gihe n'igisobanuro cy'ubuzima bwawe kiba kibi. Iyo watekereje nabi. Iyo watekereje neza naho nicyo gihe ubuzima bugira igisobanuro cyiza. Kuko byose bipfira hehe? Bipfira mu mitekerereze. Mbere yuko uba mubi bivana n'imitekerereze. Kandi na mbere yuko uba mwiza nabyo bivana n'imitekerereze. Ngaha aho abantu baza bakirira, kandi ni naha aho abantu benshi bapfira. Ngizo inkingi zine zigaragaza ubwenge. Inkingi ya mbere ni ukumenya kureba. Inkingi ya kabiri ni ukumenya kumva. Ibyo ubwiwe byose ni ukuri. Ibyo ubwiwe byose wabisobanukiwe. Kandi iyo wumvise neza ukorana neza. Inkingi ya gatatu ni ukumenya kuvuga. Ukavuga ikintu mu mwanya wacyo, ukavuga ikintu mu gihe gikwiye, ukavuga ikintu mu gihe kiri ngombwa. Inkingi ya kane ni ukumenya gutekereza. Ugatekereza ibiri ngombwa, ugatekereza ibigufitiye umumaro, ugatekereza ibihindura ubuzima bwawe, apana gutekereza ibikujana habi, apana gutekereza ibituma ubuzima bwawe bukomeza kuja ahabi ndetse no mu rwobo, ahubwo ugatekereza ibihindura ubuzima bwawe kurushaho kuba bwiza. Ngibyo ibigize ubwenge. Nakagenda kagaruka cyapu turi kumwe. Dukwiriye bahamagariwe gukora umurimo wadutumye hakiri kare. Nitugira abacu ngo twiyobore mu byo dukora bitadukwiriye bahamagariwe